Kaza neza kuri Elize TV Media. Nitwe Elize. Amakuru mashya, ibiganiro, amateka n'ibyegeranyo bizwaho nanjye Elize kuri Elize TV Media. Rero buriya yewe sinzi ukuntu nsigaye nteye mw'abantu mwemenya nsigaye ndi n'umuhanuzi. Umuvandimwe bita Rikari ndetse n'uwitwa Fata ku mavuta nigeze kubagira inama ndababwira ni mw'abana b'abasore mwe style yanyu mbona ibintu muvuga n'uburyo mwihutamo mu kuvuga ntimubanza no gutekereza bagira ngo mo ndabeshya. Uwitwa Fata ku mavuta ntiyaciye kabiri abaragiye. Rikari kugeza amaginga yangaya afite urubanza rukiri mu mizi bro, urubanza rutaranatangira neza. Uwitwa Rikari ejo bundi abakunzi b'umupira w'amaguru nyarwanda ndetse n'abafana ba sport muri rusange baravuze bati Jeskizo wa mipango wazatubabariye ukatubwirira umuntu bita Rikari akava ku rumogi, ukatubwirira umuntu bita Rikari binakira mu mazuru ndetse n'ibindanyuza mu kabuna kabireka akajya muri rehab agasanga bababo na bariyere. Rikari ndabimubwira ndamugana inyamara Rikari shaho urongera gato urongera wisange gereza. Ndagira ngo nongere mwibutse muvandimwe uri bukugere mabuso ngabana bakenda kugusama nyawu kubagira ngo bimwe bya Lorenzo wagenze kake mwana wa mama. Sporo ni sporo nyine reka uri kubona hano kuri kamera bamwita Musinga, aho yubundi uri kubona bari kumwita Jeskizo wa mipango icyogere mu nkura Kasuku TV Media niko mwamumenye ndetse akaba yita umwami w'abagore. Uyu nguyu Jeskizo wa mipango akaba ari umugabo ukomeye cyane ubuva muri diaspora. Aba bombi bagiranye beef itangaje cyane ndetse barahangana ku rwego rwo hejuru, baratukana barandagazanya ku buryo witwa Musinga yabwiye Jeskizo wa mipango ngo baramutse bararanye nko mu buriri yaba ameze nk'umuntu uhetse igikapu kubera musumba. Witwa Jeskizo wa mipango nawe agakomeza agenda amusubiza agira ati warwanawe ntukamenyere ntago ndi so ngende mu diaspora. Musinga agakomeza amubwira ati niwe mu diaspora nabo yikenya. Bakomeza kugenda baterana amagambo igihe kirekire ndetse bagenda bagirana beef idasanzwe basebyanya, ariko noneho uyu munsi Jeskizo wa mipango ari kubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Yaje guhura na Musinga rero baza kuganira, noneho Jeskizo wa mipango yatangiye nyine aganira nk'umuntu utibuka ko bagiranye beef, ariko nyine nyuma y'uko aje kubyibuka noneho rero baza kwigaragura pe. Noneho ku bantu mutyo bashobora kuba mutazi Musinga akambereka ka video gato k'amasegonda 5 ka Musinga ndetse na video nanone itarengeje amasegonda 5 ya Jeskizo wa mipango kugira ngo maje kubamenya neza tugende tubirimo neza. Utekereza bagira ngo mo ndabeshya. Witwa Fata ku mavuta ntiyaciye kabiri abaragiye. Rikari kugeza amaginga yangaya afite urubanza rukiri mu mizi bro, urubanza rutaranatangira neza. Uwitwa Rikari ejo bundi abakunzi b'umupira w'amaguru nyarwanda ndetse n'abafana ba sport muri rusange baravuze bati Jeskizo wa mipango kuba he wabanje kuba he anje kuba igikondo ariko muze ni bicyo ari kuvuga ko utakemera ni bicyo ari kuvuga ni namaze gutsinda Kiyovu. Kiyovu yavuze ngo ntabwo natsinda no gufungura. Nyuma yuko uwitwa Jeskizo wa mipango yibutse ko cyangwa se avumbuye ko Musinga ari wajyaga amusebya mu bwato by'ibintu byihorere mu Kasuku, ibyo byihorere nta kikurimo, nyamara aje kubyibuka nibwo bije kubyara Rwaserera ndetse abangaba baza no kubijyamo gusa, ariko nyine bitewe nuko ari abantu bakuru nyine ubwo ngubwo ntago bikomeje kuba imvururu cyane, kubera yuko mbere yuko Kasuku wanabyibuka bari banakoranye ikiganiro hanyuma kigica kuri Musinga info ni YouTube channel ye ndetse noho na Jeskizo wa mipango aramupostinga, ariko nyine aza kongera akora ikiganiro kivuga kiti hajya ururwana ngo ni Musinga ntago ari rwo rwari rwaranzonze ku mbuga nkoranyambaga rugenda runuka. Nibwo yaje kubivumbura rero harashya koko. Jeskizo wa mipango kandi yabajijwe ikibazo na Musinga kigira kiti ariko se iyo abantu bose ko baba bagukwandikira comment bagutuka nta kintu yabikubwiye? Anjira avuga ati nta kintu yabimbwiye, cyambere nuko ninjiza amafaranga ndetse nkanakundwa kuko kurikirwa n'abarenga 200,000, hanyuma rero ntago banzira ngo bankurikire. Bakomeje kugenda baganira ndetse ibindi bintu bitandukanye, gusa nyine byaje kugenda neza. Ubu ngubu nta kibazo kibirimo kuko bahumaje guhuza ibintu byagenze neza, ibiganiro bagiye bakorana ibiganiro
nureba neza uragenda ubona bapostinze ku matiktok, nagiye mbona Musinga na Jessica Mipango bari kugenda bipostinga kwa Musinga cyangwa se Inkotanyi cyane. Ni ibintu nyine byagiye bigenda neza bimera neza, gusa ariko nyine nanone nubwo bwose habanje kuzamo akantu k'agatotsi cyangwa se kwibuka ko bigize gushwana, gusa nyine byaje gusa nk'ibirangira. Ni nyuma y'uko nyine uwitwa Jessica Mipango Gasuku icyogereye mu nkuba umwami w'abagore agendaga yikunda kwivugira utugambo dutandukanye cyane ngo wa Prince na Long Person, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyine n'uwo nguwo baje guhuza ibintu binameze neza ku bantu bagiraga cyangwa se baterwaga agahinda na beef bagirana, ndetse n'ibitutsi bya Jessica Mipango byiyubashye byiyandagaje byabaga biri kugaruka kuri Musinga cyangwa se n'abandi banatuka. Mwagiye mwumva ibitutsi by'inyandagazi, nanjye ubwanjye ntatinyuka kuvuga agiye atuka. Hanyuma rero ibyo ngibyo byose byaje kurangira ibintu bimeze neza. Ubu ngubu mugiye kubona Jessica Mipango ameze neza, mubone na Musinga ameze neza hagati yabo, ubundi ibintu bimeze fresh. Mba ngira ngo nze mbahe ukuri nyine mubimenye. Ubu hari ukuntu nyine uba ukira utazi ibyari byo kumva ukazajya ugenda ubarira abajamati uribuka beef ya Musinga na Jessica ukuntu bajya bashwana, uribuka ukuntu batukana, ariko ubwo ukaba wabyenda utabizi. Uyu munsi bimenye noneho ya beef yabo bayishyizeho akadomo, ntizongera. Ibintu bimeze neza cyane. Ni Musinga ni Jessica Mipango. Ngendereze iyi Nereze TV Media muteze amatwi, kugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Kaza neza kuri Nereze TV Media. Nitwerize amakuru mashya, ibiganiro, amateka n'ibyegeranyo bizwaho nanjye Nereze kuri Nereze TV Media.